ese nkubwiye ko nkukunda baby bitwaye iki ese umenye ko nakwihebeye ese nkubwiye ko nkukunda baby bitwaye iki kuba ndi très naturel cyane ni ibintu nahoze nkunda kuva kera kuko amakiyaje nyinshi cyangwa biterwa n'ukuntu umuntu abitekereza cyangwa n'ukuntu abikunda. Hanyuma uri mwiza kubigaragara nyuma nko nari mbivuze bikomora kuri nde? Navuga ko bikomora kuri nde, of course ababyeyi banjye ni beza. Navuga ko bikomora ku babyeyi banjye. Yego. Umva umuhungu mwakundana yaba ari umuntu umeze gute? Niyo yaba ari mu maso y'abandi ariko ubona ari myiza bitewe na qualities cyangwa n'ibyo umushakaho, ariko ngewe nago navuga ngo nzahitamo uyu nguyu kuko n'Imana izangenera. Yes, twizera ko mumeze neza mu bice bitandukanye mu mukurikira ibiganiro byacu byinshi bitandukanye tugenda tubashimira cyane cyane abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubatuvuze diaspora muri rusange. Ibiganiro byacu bageraho kandi tubona ko mu bikunda muri benshi, niyo mpamvu natwe tugenda dukora iyo bwabaga kugira ngo tugende tuzana ibishyashya. Uyu munsi ntabwo ntinda ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane mu ruhando rwa muzika amaze kwamamara cyangwa se n'umuntu ufite ubudasa. Muri iyi myaka ngenda nkunda kubwira abantu ngo tugenda tugira talent zigaragaza difference wenda ugendeye kuri tara zindi ziri imbere cyangwa se zabanje. Ndi kumwe na France, niryo zina ndavuga andaraza ko yavuga. France turakwakiriye. Murakoze cyane. Hanyuma ameze ute? Meze neza. Mvuze ko yitwa France ariko ubusanzwe amazina yose? Ubusanzwe amazina yanjye nitwa Gusenga Munyampundu Marie France, abakanzi ku mazina ya France. Yego. Twagusengura nasenga byumvikana cyane cyane. Hanyuma ubusanzwe usengera tuheraho? Ubusanzwe ngewe ndi umwizera mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Uri umudive? Cyane. Yego. Usanzwe umenyerewe cyane mu marushanwa yo kuririmba ariko nanone uri n'umuhanzi kuko hari indirimbo nyinshi umaze gushyira hanze manzi turimbireho iri recent. Ndaza no kuyikubazaho tubazo twisha abantu benshi nabo bagenda batubwira ko ibintu bimeze neza cyane. Yego. Urabizi ko nkunda sindi mu batagira gahunda, reka gushidikanya hoya mama tuzanduwawe. My love is real, oh, my love is real. Sindi nkabo sinagucenga cenga, oh no ukusugushyenga, yeah sinagucenga cenga, oh no ukusugushyenga. Egera hino ma sigaho igenda, nugira ubwoba ma, I will never let you down. Hoya mama sinabirota, iyo sinabirota. Hoya mama sinabirota, iyo sinabirota. Okay. Indirimbo nziza cyane no mwijwi ntekereza kuri mu bakobwa bakeya bashobora kuba baririmba live ibintu bikaryoha neza. Indirimbo sinabirota ni indirimbo yakanga yawe? Indirimbo sinabirota ni indirimbo yanjye ya mbere. Yego. Hanyuma ducatinga watangiye umuziki ryari? Natangiye umuziki kuva kera ariko navuga ko umwaka natangiye gukoramo natangiye gusohora indirimbo hanze ni mwaka wa 2019. Yego. Kugeza ufite indirimbo zingahe? Ubu ngubu maze kugira indirimbo ebyiri. Yego. Feedback indirimbo yawe ya mbere ukikora wenda sinzi ukuntu byagenze byagutwaye igihe kingana iki wenda ukikora, hanyuma abantu bakubwiye ngo ukinjira mu muziki indirimbo yawe kumva igeze hanze kuri radio bakayicuranga ku ma TV, ntekereza ko nayo ifite video ko narayibonye. Feedback yabaye iyihe? Indirimbo yanjye sinabirota nasohoye bwa mbere, feedback zose nabonye zari positive, zari nziza, zintera imbaraga, bambwira ngo courage, bambwira uburyo nakoze neza, uburyo ndi kwimprovinga bitewe n'ama competition nari narabanjemo. Indirimbo bampaye feedback nziza. Ikindi yarakinwe cyane ku ma radio no kuri televiziyo cyane, ariho nashimira n'abanyamakuru muri rusange bamfashije mu rugendo rwanjye. Sinabirota
navuga ko kuri ngiye bitewe n'ukuntu nari ntangiye yabaye very successful. Yego. Hanyuma waje mu muziki rero igitekerezo cyaje gute? Ni tara iwanyu cyangwa waravuze ati nanjye reka ndirimbe? Kuririmba kuza mu muziki ni ibintu nahoze nifuza kuva kera kuko natangiye kuririmba kuva nkiri umwana. Rero kwimvamo ko nari mfite umuhate n'ubushobozi mbifite n'impano yo kuririmba, numvaga nta kindi kintu nakora usibye nyine kugenda nkamurika iyi mpano mfite. Niyo numvaga n'ubundi finalement ziyangaje muri carrière y'umuziki ariyo najemo. Kuririmba nabitangiye kuva kera. Ababyeyi urabafite bose? Yego ndabafite. Hanyuma babyakiriye bate kumva umukobwa wagiye kuririmba indirimbo abantu bakunda kuvuga ngo nizisi, burya zitari gospel itavuga ngo nizisi, babyakiriye bate? Ababyeyi banjye babyakiriye neza cyane. Navuga ko ababyeyi bamfasha mu buzima busanzwe ndetse no mu buzima bwanjye bw'umuziki, baranshyigikiye cyane kuko kumva ko ninjiye mu muziki ntabwo byatunguye kuko n'inzozi nahoze nifuza kuva kera, ahubwo bamfashije kugenda ndushaho kuzikabya. Rero kuza mu muziki ntabwo byatunguye. Yego. Hanyuma ufite imyaka ingahe? Batari banga. Abakobwa bakunda kugira ibanga. Mfite imyaka 20. 20. Cyari muto cyane ku bigendanye no kwiga? Ubu ngubu natangiye universite ya mbere. Bumva uzakomeza kwiga ibiki? Wenda ntekereza ko abenshi muri kaminuza bakunda guhitamo bageze mu wa kangahe? Mu wa kabiri. Mu wa kabiri, twe twahitagamo tugeze mu wa gatatu mu itangazamakuru. Wumva uzakomeza kwiga ibiki? Aho niga mu kigo cyitwa African Leadership University. Niga mu mwaka wa mbere babiga ibintu byitwa leadership cyangwa leadership core. Rero mu mwaka wa kabiri niho uhitamo faculty uziga. Ngiye mu mwaka wa kabiri nziga faculty yitwa International Business and Trade. Kubera iki wabyiyumvishemo? Ndumva ni ibintu bihambaye cyane ku buryo mu minsi iri imbere tuzajya tukubona ku mapano akomeye cyane ari kudiskita programme zitandukanye z'igihugu, ubuzima bw'igihugu. Kubera iki? Impamvu nahisemo iyi faculty nuko ari ibintu nashaka gukomeza kwiga. Muri secondaire muri supérieur nize ibintu bijyanye na business. Rero numvaga ko muri university nzabikomeza kandi no kuva cyane numvaga nakikorera nkaba mu business woman. Yego, nkaba independent yo ubwanjye nkikorera. Yego. Hanyuma ku myaka ya 20 ntekereza ko nta boyfriend ufite cyangwa fiance we ntawe? Wenda boyfriend ashaka oya ntawe. Bose ntawe. Hanyuma tuze muri kariyeri y'umuziki, indirimbo ya mbere urayikoze, yakozwe nande? Indirimbo ya mbere navuga audio yakozwe na producer wanjye ari nawe manager wanjye yitwa David. Noneho amashusho ya directinzwe n'umu director yitwa Sasha Vibes wo muri Uganda. Ntabwo ari hanze kuko ntekereza ko abantu benshi babahanzi bakunda kuvuga ko benshi bakunda kurikodinga indirimbo nijoro. Yego. Nijoro saa 9 za nijoro, gutaha kwa nijoro kw'abahanzi rimwe na rimwe mu rugo nta kibazo babigizeho, wenda sinzi igihe wari codingiye. Ariko se nibiramuka bibaye, kuko ndabizi hari abantu benshi bakunda kurikodinga muri ayo masaha, nabona nta kibazo ababyeyi babigiramo, icyo cyizere barakikugirira ko waba uri mu kazi koko bitandukanye nuko umuntu yateka ibindi? Yego. Ngiye kugeza ubu ngubu navuga ko ababyeyi banjye bangirira icyizere, kandi iyo wumva ko umubyeyi wawe yakugiriye icyizere burya ukora ibishoboka byose ku buryo atagitakaza. Rero kumva ko ababyeyi banjye banyizera iyo ngiye mu muziki, mbabwiza ukuri ko ngiye mu muziki. Rero ku recording nkageze ayo masaha nta zindi mpungenge, mba nabahamagaye nkahagati ndacyari muri studio ndataha, kandi naha mu buryo buri very secured. Naho ko mbonye ko na management yanjye bayaba contacts babwira ko ndi butaye amasaha, mbwira ko record y'ubutinde. Mu by'ukuri ababaye communication kugira ngo babashe gukomeza n'icyo cyizere bakomeze kukingirira. Yego. Hanyuma France, tukivuga ku muziki kuna ababyeyi ba wenda rimwe na rimwe ari ababyeyi batabyumva ko ati umwana wanjye agiye kubikirara. We ntago iyo impression bayigize bwa mbere, wenda avuga ati umwana agiye kubikirara kubera icyo ubundi utakomeje kuririmba gospel cyangwa iyo talent yawe develop muri gospel cyane cyane kuri umudive, ariko akavuga ati reka njye kuririmba sekira. Ababyeyi wenda ntago bavuze ati umwana wacu abaye kirara?
ntago nyinjira mu muziki ntago bumvaga ko nzabikirara kuko kuririmba nabitangiye kuva kera nk'uko nabibabwiye rero kandi burya iyo utangiye kunanirana n'ubundi biba byarahereye kera niko akenshi mba mbibona ariko ngewe niba navuga ati ninjiye mu muziki ababyeyi banjye baranyizera cyangwa mu gihe ngiye gukora mba making the promise ndabibakora ati ngiye gukora umuziki nta kindi kintu kibyishe iruhande biragoye rero ko najya gutaza inzira nkajya gukora ibindi bintu cyane cyane ko wenda umutima wawe unagushinja kwa kuri ukora ibitandukanye n'ibyo ushaka kugeraho navuga ko ngewe nta kindi kintu mbogamiye usibye umuziki kugeza ubu ngubu hanyuma uri mwiza kubigaragara inyuma nyine uracyari na naturel kubera iki utajya wenda wishyiraho ibintu byinshi cyane abakobwa b'iki gihe ntabwo ari benshi ariko hari bamwe ubona bakabya make-up ariko wenda cyabonera cyane naturel n'umusatsi wawe ndabona ari naturel niba ntibeshye ntabwo wateyeho plante nubwo nasa numvise ko zihenda kukipinga iyo naturalite yawe kubera iki we utagendana cyane n'ibigezweho byo kwimakiya cyane kuba ndi très naturel cyane ni ibintu nahoze nkunda kuva kera kuko amakiyaje nyinshi cyangwa biterwa n'ukuntu umuntu abitekereza cyangwa n'ukuntu abikunda hari umuntu uvuga ati ngewe nkunda umusatsi wanjye nawe ushyizemo produit nkunda iyo nimakiye cyane burya ukunda ikintu ntawe wakikubuza rero ngewe naturality yanjye kumva ko ndi naturel cyane nibyo bima amahoro kurusha uko nakishyira ibindi nibyo nkunda cyane yego hanyuma uri mwiza kubigaragara nyuma nkuko nari mbivuze bikomora kuri nde navuga ko bikomora kuri nde of course ababyeyi banjye ni beza navuga ko bikomora ku babyeyi banjye yego hanyuma nta bantu bajya bakubwira ati nubwo nakubwira ati nturagira boyfriend ariko abahungu bakuturaga nyine bakajya baza ati turagukundana ndashaka ko dukundana wenda ukabahakanira simbizi cyangwa ukabemera cyangwa abandi ukabapendinga bijya bibaho rimwe na rimwe ko umuntu akwatse request ntabwo ari kuyimuha duhe iyo shusho bimeze gute kugeza ubu nta bahungu bajya bagutereta se benshi biragoye nyine kuba waba umeze gutyo ngo ntugire abahungu bagutereta kameme kugeza ubu ngubu nta bahungu bazagutereta bitewe n'uko wenda ngewe ntago mbafite ishuri mbafite kuririmba akenshi ntago njye niyangaja muri ibyo ngibyo yego niyo mpamvu rero burya n'abahungu hari igihe bakubwira ngo baragukunda ariko ntago njya nkunda kubijyamo cyane kuko ubu ngubu ndiyangaje mu muziki uvuga ngo ntabwo wigeze ukundana cyane cyangwa ntabwo wigeze ukunda ugira ibintu byo gukundana n'abantu ntabwo nigeze nkundana cyane yego hanyuma mu bihe bizaza uzajya turacyari ku rukundo haryo ubwo mu bihe bizaza ubwo uzashaka umuhungu mukundana bumva umuhungu mwakundana yaba ari umuntu umeze gute niyo yaba ari mu maso y'abandi ariko wowe ubona ari myiza bitewe na qualities cyangwa n'ibyo umushakaho ariko ngewe ntago navuga ngo nzahitamo uyu nguyu kuko n'Imana izangenera hanyuma tuze ku ndirimbo yawe ya kabiri ni indirimbo nshyashya nziza ifite amashusho mambe lyrics nziza ngiye kuvuga ngo amashusho cyane atarajya hanze hanyuma ni indirimbo ikubiyemo igitekerezo wumva ko kiri gutinyuka kw'abakobwa wenda kujya gukunda abahungu manzi turirimbiraho gatoya nkubaze ikibazo ese nkubwiye ko nkukunda baby bitwaye iki ese umenye ko nakwihebeye ese nkubwiye ko nkukunda baby bitwaye iki ese umenye ko nakwihebeye kuva uyu munsi ubimenye ubimenye kuva uyu munsi ubimenye ubimenye hanyuma hari aho mu ndirimbo yawe wenda baza kuyikurikira yitwa bitwaye iki hari aho narayumvishe cyane hari nk'aho bifite isura yo kuvuga ko umukobwa wenda adakwiriye gutinya kubwira umuhungu ko amukunda sinzi mu muco nyarwanda nyine tumenyereye ko umuhungu ari ufata iya mbere akabwira umukobwa ko amukunda watinyuka kubwira umuhungu ko umukunda wowe ku giti cyawe wenda nkurikije na inspiration iri mu ndirimbo yawe niyo ndirimbo bitwaye iki koko ko ari ugutinyura abakobwa gutera intambwe ya mbere babwira umuhungu ko bamukunda
ariko ifu ariko iyo wabwira umuhungu ko umukunda koko nawe uri sure ko akwereka izo action ko agukunda apana kujya kurashinga ko indobo ntabwo wazikira ariko njyewe nakunze umuhungu kandi nawe bigaragara amaso yiwe ko ankunda cyangwa binyereka kuki ntabimubwira sinamubwira ko mukunda nabimubwira ko mukunda yego nabimubwira biterwa n'iki kubera iki abakobwa bifata cyane kubwira abahungu ko babakunda umuhungu akaba ari we utinyuka nibura akabibanza ubwoba ku bakobwa buvahe ni umuco cyangwa ni ugutinya wenda guterwa indobo cyangwa kumubwira ati mbimubwiye se akanyumvira ubusa kubera iki feelings z'abakobwa zirimita iyo bageze kukubwira abahungu ko babakunda nk'uko wari ubivuze biterwa n'ibintu byinshi bivuze hari igihe umukobwa afite ubwoba akavuga ati se uyu muhungu umubwiye ngiye mbanje kumubwira ko mukunda yamfata gute ashobora kuntera indobo yavuga no mu Rwanda bavuga ko umuhungu ari utera intambwe ifare yuko wenda batekereza yuko wanataye n'umuco ukumva nyine icyo gisebo ntaho wakijyana ariko njyewe navuga ko nyine wa umukunzi wawe mubwira nta kibazo rwose yego wa umukobwa atinyuka azambwira ati didasi ndagukunda cyane rwose nta kibazo mukundana wowe umwereka ko mukunda ariko ukaba waragize ubwoba cyangwa ubuse wakundana n'umuntu imyaka 5 koko mwerekana ibikorwa ariko biragera he dukomeje gutya kuki ngiye ntamubwira ko mukunda nzaguma ntegereje uko nguko ego ni byiza hanyuma baduhe close up yawe kamera yerekere kuri we gusa nkubaze ikibazo kimwe kigendanye no kuri ibyo byo gukunda ni true story y'ibyabaye ku nshuti yawe kuri wowe cyangwa inspiration yavuye inspiration yavuye mu bantu muri rusange hari igihe uba kubera ukuntu uba ukunda kuganira n'abantu benshi ukavuga ati binagize crush kuri uyu nguyu nkundana n'uyu ndamukunda ariko tumaranye igihe kinini dukundana ariko ntabwo arambwira ngo arankunda nyine ukumva harimo utubazo twinshi mu byerekeranye no kuvuga iryo jambo rero nkibaza umubwiye ko umukunda bwa mbere hari icyo waba wishe as long as nawe akwereka ko agukunda njye niyo mpamvu nahise vuga ati reka basi mbafashe gutera iyo ntambwe azajya amubwira ati ndagukunda yego kora ndebe wese hari umuntu wigeze nibura ubibwira ngo utere iyo ntambwe umubwira ati nawe ndagukunda njyewe mbibwira abantu benshi gise mbikubwiye ko ngukunda ari ikibazo nabikubwira dange nabikubwira nagukunze yego inshuti zawe umuntu akubonye cyangwa atakuzi ubundi inshuti zawe ni abantu bameze bate inshuti zanjye inshuti navuga ko abantu bose ni inshuti zanjye bitewe n'uko twaganiriye cyangwa twisanzuranyeho hari igihe rwose uza ukabona umuntu rwose ari willing yo kuba umushuti wawe ntabwo icyo gihe washyiraho limitation bitewe wenda na quality uba wifuza ko umushuti wawe yagira kuki se mutaba inshuti ngo umuhindure navuga ko njyewe ntabwo nita kuri quality z'umuntu buri wese yishutse kuba inshuti yanjye arayiba yego hanyuma tujye mu buzima bundi mo hagati ngo ni hagati mu buzima mu bindi bitekerezo ni iki utinya cyane gutakaza nka identity yawe ari iyo uganiriye n'abakobwa benshi bumva hari cyangwa abantu muri rusange hari ibintu batinya gutakaza akabati ngewe ku giti cyanjye ndamutse wenda reka dufate nk'ikintu urugero nk'ubusugi uvuga ati nzakora ibishoboka byose ariko wenda ndashyingirwe nkiri isugi weho ni iki utinya gutakaza kugeza ku myaka ya 20 ukavuga ati iyi identity yanjye ndashaka kwikipinga nkitakaje byambabaza ni byinshi cyane ni byinshi cyane ku giti cyanjye nge buri gihe nagomba nifuza gutakaza valeur zanjye hari igihe umuntu afite indangagaciro rero kuzitakaza biba bivuze yuko nyine nabo bari bagusurroundinze bose bagutera icyizere burya nge ntinya gutakaza valeur zanjye ikindi kintu ntinya gutakaza ibyo navunikiye burya iyo wakoreye ikintu ukakivunikira cyane ariko nyuma ukaza kurecognizinga ko wakibuze cyangwa gitakaje hejuru y'utuntu dutoya biba biteye ubwoba kandi biranabaza cyane ntinya gutakaza cyane icyo navunikiye yes tumushimire cyane France ni umwana mwiza cyane France watuganije neza kandi twizere ko n'ikindi gihe tuzagutumira nyine uzatwitaba akaza tukaganira
nanjye mwakoze cyane kunyakira nabyishimiye cyane ikindi kintu kibutsa kubwira abakunzi ba Zoom 24 cyangwa abakunzi ba France nuko France yasohoye indirimbo nshya yitwa bitwaye iki bajye kuri YouTube bayishake subscribing kuri channel ndetse living na comment ikindi nuko mbakunda cyane amashusho kandi babwire kuri ya ndirimbo ya mbere nge na sinabirota amashusho yawe ari kuri YouTube abagende bandikemo sinabirota by France barahita bayibona yego hanyuma kuri social media zawe bashaka wenda kugufollowinga kukurikira kuri Twitter sinzi niba urayikoresha abahanzi benshi bakunze kudakoresha Twitter kandi nayo ni ingenzi social media kugeza ubu ngubu nkoresha Instagram ndetse na Facebook na YouTube kuri Instagram nitwa France Lessa kuri YouTube nitwa France kuri Facebook nitwa Burki France Paris yego ryanyuma irakomeye ariko ntabwo rikomeye nuko kurivuga ari byo bikomeye yego yes my name is Didas tubabwira ko turakanda subscribe kandi akamenyetso k'umutuku kandi ujye muri comment musige comment ikindi ziri constructive abantu bagira comment zikasa gusa nabizi ko mutarimo mugende musigeho comment ikindi mujye kuri YouTube channel hariya I'm the future sure I'm the future niho hari indirimbo za France ushobora kugenda ukazireba ikindi ugashira na comment burya ibishatse kumubwira ati courage tuzanira izindi ndirimbo tuzanira n'izindi collab wifuza kuzakorana na collab nande ni benshi cyane ubu wese nzumva aryoshye rwose nzamushyira mu ndirimbo yanjye namusaba collab ahubwo ni nk'abantuza ni bantuza bari kwiga yes my name is Didas keep watching nawe utarakanda subscribe kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda